Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyari mu rugendo rugana mu ijuru. Uru rugendo ruzarangira ari uko tugezeyo. Haleluya. Uru rugendo rero Data aradutegereje. Yanyeretse ukuntu dutegereje, n'ukuri Data arishimye cyane. Haleluya. Nubwo ibibera ku isi abibona, ariko yumva yishimiye kwakira umugeni w'umwana we. Haleluya. Umugeni wakowe amaraso ya Kristo, nawe aravuga ati nanjye nishimiye kuzamubona. Haleluya. Kristo nawe yishimiye kwereka Data umugeni we. Amina. Noneho rero nawe akaba ari kutubwira ati nimwitegure tugende, nimwitegure. Abamarayika ubu ngubu mbese bamaze kwegeranya ibikoresho bazakoresha baturirimbira. Imyambaro mu ijuru yamaze kudodwa, ibintu byararangiye, mbese hasigaye kwaje gutwara itorero ari wo mugeni we. Nawe rero muvandimwe ugana mu ijuru, uretse wenda ibi byateye bisigaye biriho, aho umukazana atakishimiwe na sebukwe cyangwa na nyirabukwe, ariko reka rero twirebere mu ijuru kuko baba bafite urukundo. Reba umwana wawe, umuhungu wawe arakubwira ati mfite umugeni, aragiye arakubwira ati byararangiye naranamukoye. None arakubwira ati Data tegura ibirori, ngewe ndaje n'umugeni turaje. Muvandimwe ugana mu ijuru, urumva ko Data yiteguye. Haleluya. Nawe yaravuze ati umugeni naza ati nzahita nguharira byose mwana wanjye, wowe n'umugeni wawe. Haleluya. Nanjye nzishimana namwe, ariko mbese nzabaha byose, nanjye nzabana namwe. Haleluya. Aho rero niwa Data yiteguye ko umugeni namara kugerayo, isi n'ijuru bizahita byegeranwa. Haleluya. Kugira ngo cya kindi cyari kidutandukanyije n'ijuru kiveho. Haleluya. Duture mu murwa witwa Yerusalemu, aho tuzaba turebana na Data na Mwana na Roho Mutagatifu, n'abamarayika bahora baturirimbira ubudahagarara. Haleluya. Niyo mpamvu Nyagasani akomeza kutubwira ati bana banjye mwitegure. Haleluya. Mwitegure, ndaje. Umugeni yitegure, nakomeze yitegura ariko. Haleluya. Ase neza, yisige. Amen. Haleluya. Amere neza, mbese ajye ibikorwa mu byongere. Bana banjye mwongere ibikorwa byo gukiranuka, kugira ngo nzaze kubatwara rwose musa neza. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru, twarebye imyiteguro tugira ku mubiri, tureba ukuntu twitegura ku mubiri. Turi kwitegura ubukwe bwacu cyangwa se ubw'abacu, ubukwe budufashe ku mutima. Utekereze ko ari no kugomba gutegura ubukwe bwa ntama. Haleluya. Ariko rero buriya, haleluya, nibyo Yezu yabwiye Segatashya tumaze iminsi tuganiramo. Ntabwo Imana yaremye isi izi kwizaguma, ahubwo izi kwihari igihe kizagera isi karangira. Ariko umuntu uri ku isi, nanjye nicyo Nyagasani Yezu yambwiye, mubwira nako se ko ndeba ku isi tukuruhije wayikuyeho bikarangira. Arambwira ati ntabwo naza kuyikuraho ngo mite nyitwara naramaza guteguza itorero. Ati kandi nanjye nkuzi igikorwa cy'ibiganza byanjye. Haleluya. Ariko iki gikorwa reka nongere nkubwira agaciro kacyo. Muvandimwe, ushobora kuba udatekereza ko iki gikorwa ari cyo wowe cyangwa ari cyo ngewe gifite agaciro, ariko turagafite. Urebe ko Imana yacizigamiyemo ikuzo ryayo. Haleluya. 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 Imana yizigamiye ikuzo ryayo muri icyo gikorwa cy'ibiganza byayo, ari cyo wowe ari cyo ngewe. Reka nongere nawe mbikugiremo, tubijyemo neza, ariko tujye twumva n'agaciro kacu. Erega niba natubwira ngo ntacyo turi cyo, mujye mumenya ko abatutsi waduhanze. Haleluya. Kandi wumva agaciro k'ubuzima dufite, unamenya akaga k'umuntu wiyahura. Buriya tujya twumva ari ibintu byoroshye, ariko ntabwo byoroshye. Imana rero yararemye, irema isi n'ijuru. Ibyo ngibyo biraremwa biriho mu ijuru, mbese bimeze neza. Ubwo reka muvandi tugende buhoro, sibyo? Icyo nshaka nuko tubyumva kimwe. Imana irema yaremye ijuru n'isi, ntabwo ariyo yaremye ukuzimu. Noneho rero Imana imaze kurema ijuru n'isi, mu ijuru yatanze amabwiriza birakunda. Yewe abamarayika barayumvira, roho nsa zibana n'Imana zumvira Imana, mbese nta kibazo. Imana irema isi, ubwo yabanje kurema ijuru, intebe yayo, mbese byose irabikora kuko ari Imana. Haleluya. Numbaze ngo ryari, igihe nyine
kuko burya mu bwenge bwacu turatekereza tutise ubwo ni ryari none se yaremwe nande oya ibyo wibijyamo kuko ibyo birenze ubwenge bwacu. Imana yaremye ijuru n'isi, yabanje rero kurema ijuru intebe yayo, mbese Imana yiha ibyiza byose bishoboka. Amina, haleluya. Iricara ku ntebe ihimbazwa n'abamarayika, irishima bakayumvira uko bikwiye, irishima. Ariko Imana igeze iravuga iti ubu se uyu munezero dukomeze tuwubemo gutya gusa, reka tureme n'akandi karemwa katari kuri twebwe kari munsi yacu ariko kandi gafite uko kabayeho nkatwe. Nuko nibwo yicaye iravuga iti mwana wanjye nawe roho mutagatifu mwuka wanjye nimuze tubiganireho. Ese uko turemye ibingibi ubuse tuzakomeza kunezerwa muri uyu munezero? Mbese ubu ngubu ibi birahagije? Batoya bati nimureke tureme isi tuyishyireho ibintu byiza byose bimeze nk'ibingibi ariko bibe biri hasi yacu. Nuko barabirema, Imana irabirema ngo isanga byose ari byiza. Haleluya. Irangije iti reka rero dukore ikiremwa gisa natwe kigenga ibingibi. Nukuvuga ngo umuntu yaremwa ari Imana yo mwisi, kuko mw'ijuru hari Imana yagengaga ibyo mw'ijuru. Irangije ifata bwa bumana bwayo, ifata bwa bwiza bwayo, ifata ya sura yayo, iyiha umuntu imushyira ku isi, imuha gutegeka no kugenga ibyo ku isi. Ariko buriya abantu bagiye barunguruka hirya y'ahangaha turi bahamya neza ko ibiri hirya yaha bisa neza n'ibidufite. Ibidufite bikaba ari pirate kubera ko byajemo icyaha, ariko ibyo hirya yaha ni byiza kubera ko birimo ubutungane. Reka nguhe urugero kandi kugira ngo ubyumve neza. Yesu Kristo agiye kugenda yavuze ati mw'ijuru kwa data hari amazu, iyaba adahari mba mbajyanye, ariko njyewe mbaye ngiye kubategurira imyanya. Haleluya. Mu bwami bwa data se hari amazu? Haleluya. Hari amazu nk'aya twubaka meza nyine ya zahabu. Yego njyewe Yesu ko yantembereje muvandi ko nayabonye, ko nabonye ukuntu Nyagasana afite inzu nziza. Nageze muri iyo nzu Nyagasana yigeze kuntwara buri wageza mu nzu. Mbega inzu uhagarara hano ukaba wireba ku nkuta zose. Haleluya. Haleluya. Mbese ntabwo mbasha kubisobanura kuko njyewe ubwo icyo gihe uko nari nabibonye nge byarandenze. Ndanamubwira icyo gihe ntiwaretse nkigumira ahangaha. Arambwira ngo igihe cyawe ntabwo cyari cyagera, ariko ngiye kukwereka inzu uzaturamo. Mbega ariko wa muvandimwe wanjye we uyeretswe wavuga uti Mana ndacyakora iki hano mu isi? Ni ukuri turabakungu. Haleluya. Haleluya. Turabakungu. Amina. Haleluya. Muvandi birashoboka ko waba ubikerenze uvuga uti ngewe se ko ndi umukene, niza amashuri makeya, dore ku isi nta kigenda, ndi gushaka akazi sinkabona, erega ndakennye mwami. Iturize. Iyaba waruzi biguteganyirijwe hirya yaha ni ukuri nta nubwo wakongera kuganya no kurira. Nuko reka nkomeze iyo nkuru. Mw'ijuru kwa data rero hari amazu Yesu yagiye kudutegurira ibyicaro. Haleluya. Yaravuze ati ntabwo nahita mbajyana kuko ngomba kujya kubateguriza. Haleluya. Kandi koko urumva iyo ufite umushyitsi ntabwo uhutiraho, uragenda ugateguza iwanyu ukavuga uti mfite umushyitsi. Nuko akazaza abantu bazi ko uwo mushyitsi azaza. Niyo mpamvu umuntu ugenda atarategurijwe undi wiyahura burya abahemutse agerayo akabura aho aryama. Kuje utateguje none se ngewe oya ntabwo wateguje, ntaho ufite urya mukwerega kwa data hari amazu kandi Nyagasani yagiye kudutegurira imyanya. Haleluya. Yaravuze ati mba mbajyanye ariko sinshobora kubatwara nonaha kubera yuko ngiye kubanza kubategurira imyanya. Haleluya. Ubwo rero muvandimwe icyo ndi gushaka kukubwira, Imana yamaze kurema ibyo byiza we, irema zahabu, irema ibintu byose, irangije ibishyira hafi yayo. Irangije ifata kopi yabyo ishyira ku isi. Ibana ni byiza we, ibana ni byiza. Irangije ifata abantu iravuga iti reka tumuhe ubwenge nk'ubwacu, twigendanire nawe, tumuhe isura yacu, tumuhe n'umwuka wacu. Haleluya. Nuko biraba.
Imana kandi itanga umwuka wayo, ntabwo yatanze umwuka gusa, kuko n'abamarayika bari hafi ariko arababwita mwebwe ntabwo mwemerewe kujya kurinda kiriya kiremwa, njyewe ndihagije nzabyikorera, mbese akaremwa keza k'ibiganza byanjye. Imuha gutegeka bya bindi byose uko byari bimeze. Nuko rero bukeye muntu aracumura, yivana muri bwa bwiza, yiyambura bwa bwiza, nuko aracumura. Amaze gucumura rero Imana iramureba iravuga iti se koko ubusubu koko arandesobye. Mbese Imana yabaye desu, niko mu Kinyarwanda bavuga. Imana twarayitengushye ko yamaze kwizera umuntu amubwira iti maze dore ibi byose ni ibyawe, dore nabiriye ubitegeka ubyite n'amazina, nanjye nzajya nza murebe. Ibuga no kuvuga ngo yari yamugize Imana mu bintu byo yari yamaze kurema. Urumva ibintu Imana yari yakoze ukuntu byari byiza koko. Imana imaze kuba desira avuga iti ubusubu koko, mbese mva ntabwo navuga ngo yacitse intege, ariko mbese nawe bitekereze muvandi, umwana wawe wagukoreye ibintu nk'ibyo, mbese umwana wizeraga wari ufitiye icyizere cyose kwabona gukoreye nk'ibyo, wumva unaniwe mu mutima ukavuga uti buse koko. Imaze rero kubona bimeze gutyo iravuga iti nta mpamvu yo kuguma kumugumisha ubwiza bwanjye, kuko ntagishaka gusa nanjye, yihitiyemo isura mbi. None nakomezanye nibyo ngibyo, ariko Yezu aravuga ati reka njye kumutabara. Yezu araza. Ubwo rero data ahantu yicaye aravuga ati wa mugeni naza nzakuraho urukuta, kuko rero urukuta ntabwo rwashyizweho n'Imana. Icyo tucyumvikaneho pe. Imana yazaga gusura Adamu na Eva nk'uko isura abantu, mbese nk'uko iri mu ijuru, ntabwo yari ifite esikariye zimanuka mu isi, ahubwo Imana yavugaga iti reka ngere ku bana banjye ndebe uko bameze, igasanga bameze neza. Adamu aganira n'Imana arayibwira ati ariko Mana rwose, ati ubwo ni byiza rwose. Buriya rero Adamu ngo yaganiraga n'Imana cyane, Mana ni byiza, ibi wakoze ni byiza, ariko nabuze ikiremwa dusa. Nibwo Imana yamusinzirije ikura muri we ikindi kiremwa, kuko Imana yaravuze iti icyo nakoze kirahagije, ntabwo nzarema ikindi kintu, ahubwo reka muri iki kiremwa nkuremo ikindi. Haleluya. Nuko igikuramo. Amina. None maze kugikuramo Adamu arishima cyane abonye cya kiremwa, noneho akajya yishimana na cya kiremwa bashimisha Imana. Haleluya. None Imana ije kuza isanga ba bantu rwose bameze neza. Iyi burya ntabwo shitani yahise iza ako kanya, ahubwo yagiye imbere, yaraje ishuka Adamu, Adamu aranga, shitani iragenda iragarukiza kuri Eva. Eva amaze kubyemera, amaze kuryaho, aragenda hano umugabo we, nukuvuga ngo byabaye process. Noneho rero icyo nashakaga kukwibwirira, Imana yo mu ijuru yamaze kubona ko bigenze gutyo irababara. Ibabaye rero ihita yubaka urukuta, ishyiraho n'abamarayika b'abakerubimo bajya kurinda cya giti cy'ubugingo. Haleluya. Nuko iravuga iti njyewe ntabwo nzongera kugenderana nabo, ubu umugenderano wanjye nabo urarangiye, babaye babi. Ubwo nibwo rero Sekibi yahise acirwa hehe? Mu kuzimu. Ngiki cyaremye ukuzimu. Icyashyizeho ukuzimu ni ugusuzugura. Agasuzuguro niko katumye ukuzimu kuza. Ariko Imana irema ntabwo yaremye umuntu n'ikuzimu, ntabwo yaremye isi n'ijuru n'ukuzimu. Oya, ukuzimu kwacukuwe no kutumvira Imana. Cyo tucyumvikaneho. Kusuzugura Imana nibyo byacukuye ukuzimu. Kubaho kubera iki gusuzugura? Abamarayika mu ijuru bati kiriya kiremwa se ko turebe ugiye kugira ikidusumbisha, twebwe turirwa tukuririmbira, cyo ntabwo cyakuririmbiye, ariko twajya kubona tukabona wagiye kwirarira nacyo, kwiriranwa nacyo, mwiganira, twebwe turafushye. Abandi bamarayika bati murafuhira iki ko Imana yabikoze mu bwenge bwayo? Abafushye rero batangira intambara. Imana iravuga iti rero ntabwo mushobora kuntsinda, ntabwo bishoboka, kandi koko muvandimwe, niba marayika atarabashije gutsinda Imana, we wayitsinda ute koko? Nawe umbabarira ubimfashe kubitekereza. Nuko reka tubirangize ibyo ngibyo. Maze rero cya kiremwa ubu uyu munsi, haleluya, nicyo haleluya gitegerejwe kugira ngo inkuta zisenyuke, imbibi zo kwisi ziveho n'izijuru ziveho, nuko habeho umurwa umwe witwa Yerusalemu nshya, aho tuzaba turi. Haleluya. Aho ikibuga cyayo kizaba ari zahabu ko mu byahishuwe ariko birimo muvandi. Ndabivuga ugashaka kuvuga ngo ariko se ngo ibyo bintu koko ngo nibyo, ngo ariko uyu mugore ngo banza ari kubihimba, mbihimba se ngo bigende bite mwana wa mama? Ahubwo ko ibi bintu byanditswe ahubwo ko ari twebwe tudasoma.
haleluya. Ntabwo dusoma kuko mu byahishuwe isenywa rya Babiloni ngiri ku mutwe wa 18 nawe uze kurisoma ariko noneho seke bazafungwa imyaka 1000 noneho tuzagera mu ijuru rishya n'isi nshya, haleluya. Ubwo ni mutwe wa 21 maze muri iryo juru rishya n'isi nshya hazaba na Yerusalemu nshya, haleluya. Iyo Yerusalemu rero niyo ndi kukubwira uyu munsi, haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru, birashoboka ko wari urimo kwibwira ariko ngo se Gatashya ngo biriya bintu yavugaga bari abantu baborekeye kibeho biriya byose bavuga ni ukubera iki? Ni ukubera yuko wowe kiremwe uri gutega amatwi uyu munsi uri kiremwa gikomeye cyane, uri ikintu cy'agaciro gakomeye cyane kurusha zahabu, kurusha feza, uri cy'agaciro gakomeye. Imana wayicaye mu ijuru iri muri zahabu iri mu mafeza, ariko ntabwo zahabu nirakuraho imbibi, feza nirakuraho imbibi. Abamarayika no muri za trompete bafite n'abandi muri bya bikoresho byo kuririmba no gusingiza Imana ntibarakuraho imbibi, haleluya. Amina. Ntabwo imbibi ziravaho, Yesu Kristo yamennye amaraso, imbibi zivaho, ariko uyu munsi ntibiragaragazwa uko tuzamera uko by'ukuri ntabwo biragaragazwa. Nuko Nyagasani aragutegereje rero, ndi kukubwira ukuntu yanyeretse itorero, haleluya. Ndi kukubwira ukuntu yanyeretse umugeni, erega muvandimwe ushobora kuba wiyita agaciro gatoya. Njyewe nabonye yuko twiyita ba zero, ariko ntago turi zero. Ariko utinya umuntu uzazamuka nuko itorero rikagaragazwa, utinya umuntu data azabona akavuga ati nkuta ndazishenya, abamarayika bagahita bazisenya, nuko ijuru rikaba ritacyongeye kubaho, n'isi niyongere kubaho, haleluya. Izo nkuta, izo mbibi zikavaho iteka niteka, nuko imbibi zikavaho, haleluya. Ni wowe rero uzazikuraho muvandimwe. Erega barakubwira ngo ihane, isubireho, ukavuga utari ku wundi ntihanya abandi ntibazihana. Umva reka nkubwire ihane kugira ngo uzagere muri uyu murwa witwa Yerusalemu. Kandi Yesu Kristo akomeje kunyereka n'ukuri iri joro yabinyeretse muvandimwe ugana mu ijuru. Njyewe njambura ukuntu mvuga amagambo Yesu aba yanyeretse, njyewe ndavuga ni Nyagasani umunsi uzigaragaza uzereka niko twakuvuze Nyagasani. Njyewe ndibirananira muvandimwe, nabyo mfite nabyo mfite. Ikinyarwanda ni kike, indimi z'amahanga ntazo nzi, ariko kuvuga ubwiza bw'Imana birahambaye. Yesu mwiza, birahambaye. Yesu we, birahambaye. Ntabwo tuzi agaciro dufite mu maso y'Imana, ntabwo tukazi. Yesu yambwiye ngo niyo mpamvu abantu bakomeje gusaba iby'isi, niyo mpamvu abantu bakomeje kureba ku isi, bazi ko iby'isi bifite agaciro. Ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo mbere na mbere muharanire ingoma y'Imana n'ubutungane, ibindi byose muzabihabwaho mugere kuko so mu ijuru siko mubikene. Abantu rero barirwa basaba Imana, bari kuyisaba umugereka, ariko icyambere gikomeye ntabwo bari kugisaba. Ubwenge bwarabihishe, ntabwo bazi igikwiriye, bazi ko ubuzima bwo kwisi ari bwo bufite agaciro, ndetse abenshi akaba ari nayo mpamvu ikomeye bajya gushyingura ababo bakagenda barira, nuko baba bibwira yuko ababo bari heza none bakaba bagiye habi. Yesu arambwira ngo igihe cyose mujya gushyingura sindirana namwe, ahubwo mba mbaseka, kuko mba ndeba ko ubwenge bwanyu bwahumye, muririra mu mwijima, mukaba mwibwira ko aho muri ariho heza, ariko baho bagiye haruta kure aho muri. Yesu mwiza, uzambabarire wereka abantu uko wabigenje, kuko mwami wanjye ndabizi neza ko ufite ibikorwa bikomeye cyane, haleluya. Nyagasani Yesu rero, haleluya, yabinyeretse iri joro. Nzindutse nje kukubwira ubutumwa Yesu yampaye. Yanyeretse ko umugeni yiteguwe rwose,
abamarayika bamaze guhagarara mu myanya bagomba guhagararamo, data haleluya yambaye umwambaro w'ubukwe, haleluya. Imyiteguro, haleluya, yanyeretse imyiteguro iba ku mugeni, ku mukwe, haleluya. Yanyeretse umukwe yamaze kwambara neza, abashinzwe kumwambika bari kumwambika, abamarayika bari kumwambika, haleluya, bari kumwambika. Arambwira ati ngiye kuza gutwara umugeni wacu, ati wazaba ari we wese uko azameze kose nzamutwa, haleluya. Naramubwiye ngo yitegure kandi ariteguye, amina. Arambwira ngo rero utiteguye arasigaye, haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru, kenshi nasabye Yesu ko najya mbwira abantu batandeba. Erega ibi ngibi nkubwira muvandimwe, njyewe narabisengeye kandi yarabimpaye. Naravuze ni Nyagasani, abantu barareba bakareba umuntu, nabikubwira ukareba Umumararungu Marie Louise ngo niwe uri kubivuga ariko ubu nturi kundeba. Iri jwi ryanjye rifate nk'irya Yesu wiyiziwa, rifate nk'irya marayika w'intumwa, rifate nk'irya karumbeti, ryaje kukubwira ngo kanguka, kanguka bwakeye, haleluya. Oh Yesu we, ndagushima. Warambwiye ngo igihe kizagera mvuge batandeba. Ndagushima ko nta uri burebe kuri njyewe ngo atekereze ko ari njye ubabwira, ahubwo nibumve ko ari wowe untumye kuvuga, ngo mubwire ko wowe umaze kwitegura. Abamarayika bamaze gushyira ibikoresho byabo, bariteguye gukora ku mirya y'inanga. Data aricaye yiteguye kubona umugeni, afite amatsiko yo kubona ukuntu kiliziya izamutse, haleluya. Kiliziya irazamutse, ibyahishuwe birasohoye, haleluya. Hazazamuka uwo ari we wese, haleluya, uwo ari we wese wameshe ikanzu ye mu maraso ya ntama, haleluya. Ubwo kandi ibyo bikaba biri mu byahishuwe, imbaga itabarika imbere y'intebe ya ntama, ibyahishuwe umutwe wa 7, abantu 144 bashyizweho ikimenyetso cy'Imana n'imbaga itabarika imbere y'intebe y'ubwami, haleluya. Abo bantu rero reka mbakubwire ngo nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashoboraga kubarura, iturutse mu mahanga yose, mu miryango yose, mu bihugu byose no mu ndimi zose. Bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya ntama, bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki, bakavuga mu ijwi riranguruye bati ubucunguzi n'ubw'Imana yacu yicaye ku ntebe y'ubwami bukaba n'ubwa ntama. Nuko abamarayika bose bari bakikije intebe y'ubwami hamwe n'ababakambwe na bya binyabuzima 4, bagwa bubitse uruhanga ku butaka imbere y'intebe y'ubwami, maze basenga Imana bavuga bati amina. Ibisingizo, ikuzo, ubuhanga, ishimwe n'icyubahiro, imbaraga n'ububasha n'iby'Imana yacu ko ibihe bizahora bisimburana iteka, amina, haleluya. Aba bantu rero bya bihumbi, ba bantu umuntu adashobora kubarura, nibo batumye abamarayika na bya binyabuzima bigwa, haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo byari byaraguye mbere yuko iyo mbaga igera imbere y'intebe ya ntama, haleluya, ahubwo byaguye byubitse umutwe hasi, maze bavuga bati ibisingizo, haleluya. Aya ni amagambo yari abitse mu minwa yabo, ariko ntibashoboraga kuyavuga iyo mbaga itaragera imbere y'intebe y'ubwami, haleluya, haleluya.
haleluya kukubwira rero muvandimwe naho wakwiyima agaciro urukomeye mu maso y'Imana reka isi kugaragura uko ibishaka reka isi ikwambika ubusuku ibyumva haleluya ariko mu ijuru urategerejwe haleluya nuhagera hari abazavuga nuhagera hari iminwa izabumbura kuvuga ikavuga ngo ibisingiza ikuzo n'ububasha n'ibyantama uko ibihe bizahora bisimburana ngo maze basenga bavuga bati amena ibisingiza ikuzo ubuhanga ishimwe n'icyubahiro imbaraga n'ububasha n'ibyo wicaye ku ntebe uko ibihe bizahora bisimburana iteka amena aya ni amagambo ategerejwe kuzavugwa umunsi wowe uzaba usesekaye aho hantu haleluya umunsi uzaba wahasesekaye muvandimwe birashoboka ko waba wibaza impamvu nzindukira iwawe ukavuga uti se nukubera iki ndakarombeti kanyuma nje kukubwira ngo impanda igiye kuvuga impanda igiye kuvuga isi hinda umushyitsi umwami w'ijuru n'isi agiye kugaruka umwe mu bakambwa afata ijambo maze arambwira ati aba bantu bambaye amakanzu yererana ni bande baturutse he ndamusubiza bande aba bantu ntabwo avuga ngo aba bamarayika bambaye oya aba bantu ntabwo avuga ngo ibi binyabuzima byambaye oya nubwo avuga ngo ibi byatsi byambaye amakanzu nubwo avuga ngo izi nyamaswa zambaye amakanzu oya aba bantu haleluya bande bene Adamu haleluya ni bande baturutse hehe ndamusubiza ni shobuja ni wowe wabimenya nawe arambwira ati aba haleluya aba ntabwo ari ibi aba wowe nanjye n'aba bavandimwe bacu ko twakurikije ijambo ry'Imana haleluya aba haleluya bavuye mu magorwa akaze haleluya bamesha amakanzu yabo bayezereza mu maraso ya ntama haleluya niyo mpamvu bahagaze imbere y'intebe y'ubwami y'Imana bakayiha icyubahiro amanywa nijoro mu ngoro yayo maze uwicaye ku ntebe y'ubwami akaza bugamisha hema rye haleluya akazabugamisha hehe haleluya akazabacumbikisha oya akazaba kure yabo oya akaza bacumbikira hema rye haleluya amena akazabacumbikira hema rye haleluya nibaza tega amatwi muvandi twumvikane birashoboka ko uyu munsi uri kwiruka ku by'isi uri gushaka haleluya njyewe Yesu yanyeretse kandi njyewe Yesu yanyeretse haleluya Yesu yanyeretse haleluya Yesu yanyeretse haleluya Yesu yanyeretse amena Yesu yanyeretse naho wacaho umutwe ntabwo wakuraho ibyo nabonye nabyiboneye yanyeretse haleluya yanyeretse amena yanyeretse ko haleluya hari umugeni naho waba utamuri umva reka nkubwire muvandimwe wanjye nkunda birashoboka ko waba ufite ubwo uvuga uti ntabo abantu bataye ibyiringiro uri kureba ibiri kubera hirya no hino ku isi ukavuga uti byararangiye isi yabaye ya shitani ntabwo ari byo umva umuntu ngo imbaga itabarika umuntu adashobora kubarura amina umuntu atashobora kubarura iturutse mu mahanga yose haleluya mu mahanga yose mu miryango yose mu bihugu byose no mu ndimi zose haleluya hirya no hino ku isi amina harimo bakeya batiyanduje harimo bakeya nyagasana agiye gukusanya harimo abo bakeya bagicanye muri zabo zikibona haleluya nawe ndi kukubwira muvandimwe ni cana urumuri rwawe ruboneshe haleluya amina cana urumuri amina cana urumuri rwawe ruboneshe haleluya cana itara ryawe haleluya cyane itara ryawe ribone haleluya hari byinshi wenda utsimbarayeho uravuga uti ngewe nsimbaraye kuri ibi Yesu yanyeretse yuko iyaba wabibonye nkuko nabibonye ndakubwiza ukuri wareka ibyo urimo byose ugapfuka mukajya ku mavi haleluya ngewe ndavuga ni Yesu
nzabivuga gute birenze imivugire, babyemera batabyemera njye ndabivuga. Haleluya. Erega akarumbeti kari kuririmba si ngombwa ko buri wese yumva ko karirimba neza, icyangombwa ni ubutumwa bukarimo. Impanda igiye kuvuga, isi ihinda umushyitsi, umwami w'ijuru n'isi agiye kugaruka. Haleluya. Impanda igiye kuvuga, isi igiye guhinda umushyitsi. Haleluya. Nabibonye, ntabwo ndi kuvuga ibyo ni imagina, ntabwo ari imagination y'Umumararungu Marie Louise. hoya, imagination y'Umumararungu Marie Louise ntabwo yakaba iramutse ari yanjye, ntabwo yahura n'ibyanditswe bitagatifu muvandi. Kandi Yesu azarinda agaruka abantu bakiri mu rujijo bavuga ngo ariko ubundi ngo byavuzwe ryari, kandi abazarimbuka bazababazwa nuko ibyo bashoboraga gukora ari byo bazaba batsinzweho. Kandi kubera uburangare bazavuga bati kuki twarangaye. Umva nabyo nzabigusomera mu gitabo cy'ubuhanga, ibyo birimo uko bazaba bari kurira barogereta. Ariko no mu byahishuwe birimo ngo bya bindi byose twishingikirizaga ngo byatubereye impfabusa. Reka ngo mbanze nkubwire iyi mbaga ngo niyo mpamvu bahagaze imbere y'intebe y'ubwami y'Imana bakayiha icyubahiro amanywa nijoro, ariko mu ngoro yayo. Haleluya. Ntabwo ari ku gasozi, mu ngoro ya haleluya, mu ngoro Imana ituyemo. Haleluya. Mu ngoro yayo ngo nibazasonza ukundi. Haleluya. Muvandimwe uri guhihibikana ushaka icyo kurya, ndagira ngo nkubwire aho ukibika, maze wa wundi mutsimbaraye ku byo afite. Haleluya. Ni ukuri nakanguke, kanguka burakeye muvandimwe. Kandi nibazagira inyota ukundi, ndetse n'izuba n'icyorezo cyaryo ntibizabageraho ukundi, kuko nta muri rwagati y'ubwami azababera umushumba, akazaba ashora ku mariba y'amazi y'ubugingo. Nuko Imana ikazahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo. Haleluya. Muvandimwe wanjye, niba ufite amatwi wumve, ufite amatwi yo kumva arumve aya magambo. Ndetse Yesu arambwiye ngo aya magambo tuyareke icyumweru cyose uyasubiramo. Ariko muvandi, ngewe naragupakiye nkakomeza kujya nkohereza amawodi. uyu munsi igihe kirageze, ngiye gutangira gufata feri. Reka nkubwize ukuri, niko Yesu ambwiye, ntangiye gufata feri. Twarirutse twaragiye, buretse gatoya, reka duhagarare. Aya magambo agufitiye akamaro. None se niba agufitiye akamaro, ikibura n'iki kugira ngo ukurikire Yesu? Ni igice yaguhaye byose, ariko ntabwo wabimusingirije. Reka basi ngusobanurire, ninageza ndakubwira icyo Yesu ambwiye. Mbanze ngusobanurire muvandimwe ugana mu ijuru. Ni igitabo cy'ibyahishuwe tugezemo, twagiye mu gitabo cy'intangiriro tugihuje n'ikibyahishuwe kugira ngo nkubwire ngo ibitangira Bibiliya nabyo bizayisoza. Nuko rero nkubwire ngo muntu w'agaciro wisuzugura, uri uw'agaciro wisaba iby'isi. Ntabwo Yesu yambwiye ngo nagashaka kuzongera kumuzamo imbere, ngo Yesu minzu, ngo Yesu ngo nyishyura amadeni, ngo Yesu maku ngo urushako ngo mu rubyaro. Yambwiye ngo nkubwire ngo nushaka ibyo ngibyo bireke. Data azi kubikeneye, arabizi ko udashaka umusingiza uko bikwiye ufite amadeni, arabizi ko umubiri urimo umusongo utamusingiza uko bikwiye, azabigukiza. Mbere na mbere haranira ingoma y'Imana n'ubutungane, ibindi byose uzabihabwaho umugereka, kuko Nyagasani azi kubikeneye. Birashoboka ko buri kuvuga ngo uyu mugore aravuga ateye ubwoba. Impande igiye kuvuga izatera ubwo bihindisha isi umushyitsi. Ubu se ijwi rirahindisha isi umushyitsi. Uguhinda umushyitsi birashoboka ko waba uri mu rundi rurimo utari kumva icyo bishatse gusobanura. Guhinda umushyitsi ni uguhubangana, kugira ubwoba ugatitira, isi igiye gutitira. Haleluya. Isi igiye guhubangana, igiye kuva mu gitereko cyayo kubera impanda y'Imana igiye kuvuga. Muvandimwe ugana mu ijuru, warumvise
warumvise igihe kigeze n'iki uko wowe ubwawe ushyira mu bikorwa ibyo wabwiwe. Ibyo nibyo Yesu ari kumbwira kukubwira. Aya magambo ntuyafate nk'ay'umumararungu Marie Louise umugore w'umunyarwandakazi. Oya muvandimwe, nibiba ngombwa nzajya nguterera igiparu duseke, nibiba ngombwa nzajya nkubwanira reka turuka kwa Yesu Kristo arambwa ati igihe cyo kuganira kibe kiretse. Reka mbabwire birakomeye. Ntabwo Nyagasani yatoye ababonekerwa, yabonekeye he hose ku isi, ntabwo yakinaga. Yambwa ati sinaje gukina, iyo nza gukina mwari kuba mwaranyakiriye neza, mukaba mwarampaye ibyo kurya n'ibyo kunywa. Uyu munsi mukaba muvuga ngo warariye wasangiye natwe. Haleluya, ntabwo mwanyakiriye neza. Niyo mpamvu igihe mbabwira ngo mukore ibishoboka byose mujye muri iyi mbaga itabarika. Bazaturuka mu ndimi zose, mu mahanga yose, hose bazaturukayo, mu madini yose, mu moko yose. Ibyo byose bizahindurwa ikintu kimwe igihe umugeni azaba yagaragaye. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru, ntabwo byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Wowe ushobora kuba uri gutekereza utoya utireka ureka rwose ntacyo bitwaye. Pardon, ntabwo ariko bimeze. Umva, Imana yo mu ijuru ifite imbaraga kandi ifite gahunda. Kandi reka nkubwire, igitabo cy'ibyahishuwe ngiye kugusobanurira. Nongere nkubwire ngo isi ntago ijuru, kuzimu ntago kwaremwe n'Imana. Umva uko bimeze. Ikiyoka rero byahishuwe umutwe wa 12 umurongo wa 13. Ikiyoka rero kibonye gihananuriye ku isi kiruka gikurikiranye wa mugore wari wabyaye umwana w'umuhungu, ariko wa mugore ahabwa amababa abiri nk'ayakagoma nini cyane kugira ngo aguruka ajya mu butayu kure ya yanzoka, ahantu yari yateguriwe ngo ahamara igihe n'ibihe n'inusu y'igihe agaburirwa. Nuko yanzoka ivundereza ibintu bimeze nk'uruzi rw'amazi inyuma ya wa mugore kugira ngo atwarwe n'imivu y'ibyuzi. Nyamara isi iramutabara, ubutaka burabumbuka maze bumira rwa ruzi ruvunderejwe na cya kiyoka. Kubera uburakari cyari gifitiye uwo mugore, icyo kiyoka kijya kurwanya abasigaye bamukomokaho ubu abubahiriza amategeko y'Imana kandi bagakomera ku buhamya bwa Yesu, hanyuma kibunda mu musenyi wo ku nyanja. Urumva rero habaye iki? Intambara ikomeye, ari nayo itumye iki kiyoka kihananuriwe ku isi. Muvandimwe ugana mu ijuru, ntabwo ari Imana yayiremye, ahubwo ni shitani yagize uburakari ikarwanya ubwoko bw'Imana, Imana ikemera ko haba intambara mu ijuru. Noneho se kiba gatsindwa akamanurirwa ku isi, ariko agana hehe? Ikuzimu. Ukuzimu rero kurahari. None rero muvandimwe, ngiye kukubwira ntama w'Imana n'abacunguwe, kandi ngiye kukurebera ahantu abantu ko bazaba barogereta. Reka tubanze twumve ntama w'Imana n'abacunguwe. Nuko mbona ntama wari uhagaze ku musozi wa Siyoni ari kumwe n'abana 144 bifite izina rye ndetse n'irya se ryanditse ku gahanga kabo. Hanyuma numva ijwi riturutse mu ijuru rimeze nk'urusumo rw'amazi nyamwinshi y'inyanja cyangwa nk'umuhindagano ukaze w'inkuba. Iryo jwi numvise kandi ryari rimeze nk'indirimbo y'abacuranzi bakoze ku mirya y'inanga zabo. Baririmbaga indirimbo nshya. Bari imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya bya binyabuzima 4 n'abakambwe, kandi nta wundi washoboraga kwiga iyo ndirimbo uretse babana 144 barokotse mu isi. Ntibigezwe ze banduzwa n'abagore, koko rero ni amasugi, nibo bazaherekeza ntama aho agiye hose. Barokotse mu bantu nk'umugano urugenewe Imana na ntama, kandi nta wigeze kubumva bavuga ibinyoma
ni abaziranenge. Ijambo ry'Imana dushimiye Imana. Aba bantu rero 144 nkuko Bibiliya bitubwira, ni ukuvuga ngo uko bimeze. Hari ibyiciro bibiri by'abantu bazahembwa. Hari iki cyiciro cy'abantu 144, hakaba n'ikindi cyiciro cy'imbaga umuntu adashobora kubarura. Haleluya. Iki cyiciro cy'abantu 144 rero ni abantu batigeze banduzwa n'abagore. Koko namasugi, n'abantu b'amasugi rero. Isugi rero nuko vuga ngo hari abantu kwisi bihanganye cyane, bihanganye ku rwego rwo hejuru. Hari abamaritiri, hari n'abari gukorera Imana. Nuko vuga ngo mu guhembwa nubwo tuzaba twese dusa naho turi kumwe, ariko hari abazahabwa ikicaro cyo hejuru, hakaba n'abandi bazahabwa ikicaro gikomeye, ariko kandi hari abandi bazaherekeza ntama aho azajya hose. Ibyo rero niko bimeze. Nta filozofi ndende irimo na Bibiliya irabisobanuye. Hari aba bantu 144 ari bushobora kubona hano mu gitabo cy'Ibyahishuwe umutwe wa 7, ngo reka tuhasome kugira ngo bashe kubyumva. Ngo nyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mpande enye z'isi, bari bakumiriye imiyaga 4 yo kwisi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuhera ku isi, ku nyanja cyangwa se ku giti na kimwe. Nuko ndongera mbona undi mumarayika uzamuka ajya iburasirazuba, afite ikashe y'Imana nzima, avuga mu ijwi riranguruye abwira baba marayika 4 bari bahawe ububasha bwo kugirira nabi isi n'inyanja, ati ni muririnde kugirira nabi isi, inyanja cyangwa ibiti, mbere yuko turangiza gushyira ikimenyetso ku gahanga k'abagaragu b'Imana yacu. Nuko numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso abantu 144 bo mu miryango yose ya Isiraheli. Haleluya. Abo mu muryango wa Yuda abantu 12,000 bashyizweho ikimenyetso. Abo mu muryango wa Rubeni, abo mu muryango wa Gadi, Asheri, Nefutali, bose mu miryango 12 ya Isiraheli bashyizweho icyo kimenyetso. Noneho nyuma y'abo bantu, nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu. Urumva ko ni ibintu bitandukanye. Nukuvuga ngo hari abantu bashyizweho ikimenyetso, nyuma y'ibyo noneho hari imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashobora kubarura. Abangaba rero 144 nibo babandi batigeze biyanduza. Nukuvuga ngo iyi si muvandimwe, nubwo twe tuyikirana uko tukajya mu ntebe penitentiary, ko hari abantu birinda icyaha n'igisa nacyo. Hari abantu bemera kujya bagenda n'ibirenge bakirwa bababazwa. Hari abantu bafata igihe cyo kutarya, bariho akarya rimwe mu cyumweru, ubundi iminsi yose akababaho mu masengesho gusa. Abo bantu bariho. Abo bantu rero nibo bazatuma isi ikomeza kugenda igira ubwiza bwayo, kuzageza ubwo tuzaba tugeze imbere ya ntama. Yenda kubwira ibyezo yansobanuriye. Nuko vuga rero ngo abantu bazahembwa, mu yandi magambo bazahembwa, ariko mu byiciro by'ibikorwa mbese by'urugero rwo gukiranuka bakoze. Ariko ikiricyo uwakoreye Imana wese ariko uwari witeguye ku munsi w'ubukwe azaba ari muri iyi mbaga itabarika. Ariko hari n'144. Ibyo ngibyo ndizera ko tubyumvise. Noneho rero tugiye kureba umusaruro w'isi. Noneho umusaruro w'isi ni aba bantu Imana yashyizeho ikimenyetso. Ariko Nyagasani Imana akavuga ngo ibi ngibi mugomba kubimenya. Nuko ngo ndebe mbona igihugu cyererana, igicu cyererana, wari ukicayeho agasa n'umwana w'umuntu, yari atamirije ikamba rya zahabu ku mutwe, afite mu kiganza umuhoro utyaye cyane. Hanyuma undi mumarayika asohoka mu ngoro, maze arangurura ijwi abwira uwari wicaye hejuru y'igicu ati, cyamura umuhoro wawe maze usarure. Isaha yo gusarura irageze, kuko imyaka y'isi yeze. Nuko wari wicaye hejuru y'igicu arekurira umuhoro we ku isi, maze imyaka y'isi irasarurwa. Hanyuma undi mumarayika asohoka mu ngoro yo mu ijuru, nawe yari afite umuhoro utyaye. Undi mumarayika wari ufite ububasha ku muriro aturuka ku rutambiro, maze avuga aranguruye ijwi abwira uwari ufite umuhoro ati, cyamura umuhoro wawe, cyamura umuhoro wawe utyaye, maze ugese amaseri y'imizabibu
muzabibu w'isi, umumarayika arekura umuhoro we ku isi, agesa amaseri y'umuzabibu w'isi, akayanaga mu rwengero runini rw'uburakari bw'Imana, maze yengerwa hanze y'umugi. Nuko mu rwengero hasohokamo imivu y'amaraso, arasendera kugera ku minwa y'amafarasi, kandi akwira ahantu h'amasitadi 1,600. Ntabwo rero Nyagasani ari aho ngaho gushaka kujya mu rwengero rw'uburakari bw'Imana, si aho ngaho uhamagarirwa kuba, ahubwo wowe urahamagarirwa kuba mu bantu basingiza Imana. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, hari ihabara ry'icyamamare n'igikoko gitukura. Aba bantu rero bari bafite ukuntu bagendanaga n'iri habara, noneho iri habara sina ngombwa rega kubisobanura, by'ubwabyo birisobanuye. Isenywa rya Babiloni, umutwe wa 17 n'uwa 18 ni isenywa rya Babiloni. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, igitabo cy'ibyahishuwe ugisomye wahita wumva icyo Nyagasani akubwira uyu munsi. None rero iyi ni impuruza. Iyi mpuruza rero igiye gufata akanya, ugiye gufata akanya uyumve, uyitekerezeho, wumva icyo Nyagasani akubwira. Twaragiye, twahawe ubutumwa, twaraganiriye, twarasetse, twararuhutse kandi twarishimye. Warasabye kandi hari ibyo wahawe. None uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ufate akanya. Ubu tugiye gufata akanya k'iminsi 3. Uyu munsi, ejo n'ejo bundi, tuzirikana kuri ubu butumwa. Niko Yesu ambwiye. Ubukurikiyeho nabwo uzabwumva. Guhera uyu munsi n'ejo bundi, fata akanya ko gusenga muvandimwe. Nuvuge ngo noneho ngo ntawe diyo ngo tuzongera kubona ngo intazo. Iyi minsi 3 ni bucece. Ariko bucece yo kwibaza ngo ese ko nta maje, Imana igiye kuvuga, isi hinda umushyitsi, umwami w'ijuru n'isi dore ngo waragarutse. Haleluya. Ufate akanya ubitekerezeho. Nahamagara amazina yera, esahu iryawe naryo rizahamagarwa. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Haleluya. Ni igihe rero cyo kwitegura, ni igihe cyo gutekereza kuri urugendo, ni igihe cyo guhagarara. Uwumva bitamurimo rwose, Nyagasani Yesu yambwiye ngo yagiye abingingira kuvuga ntimwavuze, yagiye abingingira gutega amatwi, abenshi ntibateze amatwi. None Yesu yambwiye ngo uwumva izi nyigisho zitamurimo akore left. Muri iyi minsi 3 ndahamya ko n'ababandi basigaye inyuma bazaba bageze aha ngaha, tuzongera kugenda duhagurukiye rimwe n'ababandi basigara inyuma. Muri iyi minsi 3 uwumva bitamugendamo akore left, ave muri izi groupe, genda. Ariko niba turi kumwe, tambuka, haguruka tugende. Ko Yesu yambwiye ngo si igihe cyo gukura badashaka kugenda, ni igihe cyo kugendana n'abashaka, kandi ushaka kugenda akomeza urugendo. Haleluya.
muvandimwe ugana mu ijuru rero, tugiye gufatanya kuzirikana kuri iri jambo. Fata igihe cyo gusenga, n'ukuri nturangazwe nuko nta audio zindi zigiye kuza muri iyi minsi 3. Ndakubwiye ngo nta yindi nyigisho igiye kuza, ariko ntabwo uzi icyo Yesu azakora muri iyi minsi 3. Niyo mpamvu nkubwira nti nturangare bamaso, kuko buriya kwa Yesu haba ama surprise. Ubu rero uyu munsi aravuga ati hari igihe mbibabwira gutyo benshi bakarambika ngo muryoherwa no kuguma kumva gusa, mugakomeza kumva. Mwarumvise, mwarumvise, igihe kigeze nicyo gushyira mu bikorwa. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.